ukuvuga ngo hano tuzi ko uhura n'umuntu mukamenyana then akagusaba yuko waba girlfriend then ukemera cyangwa ukanga then mukazageraho mukisinga mukazageraho mukora n'ibindi ariko hariya how far can you go? Like hari amagambo tutavuga rero tuvuga no just be free sex. Turakwihangana kuko uri mu diaspora yasabye uruhushya ntabwo nshaka kwica amategeko y'uruhu. It's okay nta kibazo. Yeah. So kuri wowe wumva yuko umukobwa kwa approaching umuhungu bwa mbere it's okay? Yeah. Nari gifite utundi tuntu tubiri two kuvuga. Nta kibazo. Nari nateguye reka. Yego. Waretse kuva ubuse kuba utambwiye koko. Ibaze. Two ni utubonus. Yes. Hello Agape Hub family, ahantu hose muri mudukurikiye bari kutureba muri aka kanya ndabashuhuje. Igihugu cyose waba urimo udukurikira ureba ibiganiro mbagezaho, ureba utuntu n'utundi tuntu tw'ubwenge mbagezaho, ndagushuhuje kandi ndagukunda. Rero uyu munsi ntago ndi njyenyine nk'ukuntu muri kubibona, natumiye umuntu, ni umuntu araje twibwire, tubwire ibintu akora, tubwire aha turutse. Ni umuntu uturutse ahantu kure ni umuntu uturutse ahantu kure cyane, yambutse inyanja agira iki, ni umuntu araje abibwire. Reka twibwire. Murakoze, nitwa Nene. Mfite YouTube channel yitwa Nene Rwanda. Nkaba mba muri Canada, muri province ya British Columbia. Nkaba ndi umunyeshuri, niga ibintu bita social work. Murumva yuko YouTube ni ibintu amenyereye, ni ibintu ntago ari ibintu ntagaje kuri YouTube ari ubwa mbere. YouTube yawe yitwa ngo iki? YouTube Nene Rwanda. Nene Rwanda. Nene Rwanda. Rwanda. Baratumye tuvuga Rwanda. Nene Rwanda. Ushobora kujyaho ukayivisita ukareba, akora ibintu byiza. Content yawe ni ijyanye n'ibiki cyane cyane? Okay, ubwo mbona nyine bigenda bihinduka ariko njye kwitangira. Nayitangiye kubera nyine ibyo niga ibintu bya psychology n'ibiki. So hari ibintu twagendaga twiga nkumva biri interesting, nkavuga like I wish I knew this kera, yenda ari ibintu byambayeho cyangwa nkabona abantu benshi bari kubicamo, then ndavuga why not ntatangira channel ku buryo nzanganira ku bintu bya mental health n'ibiki byose. So maze kwitangira, ariko nkajya mbona abantu benshi bakunda kumbaza ibibazo bijyanye no kwiga muri Canada n'ibiki. So ubwo ntangira gukora na content yo gusharinga n'abantu udutips twa Canada n'ibiki byose. So muri make tuvuga utuntu n'utundi, tukavuga ku buzima bwo mu mutwe, tukavuga kuri sosiyete muri rusange. Tukiri aho ngaho kuri ibyo bintu by'ubuzima bwo mu mutwe, ndashaka ko tuganira ntube umushyitsi cyane ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Muri iki gihe ntago biba byoroshye. Abantu benshi mu Rwanda, abana bari kwiyahura, abantu bafite ibibazo, abantu babaye ukuntu. Ubivugaho ukomparinze na Canada no mu Rwanda n'iki? Of course dufite lifestyle zitandukanye, ariko nko mu Rwanda aho ubibona gute? Bya byose ufite amakuru yo mu Rwanda. Ego hariya hari igihe higeze kuba nka epidemi, like kuri YouTube ukajya ubona abantu bari kwiyahura cyane mu Rwanda, and then ukabona muri comments abantu banditse hasi, nta muntu n'umwe ufite like empathy, nta muntu n'umwe uri kumva yuko actually kwiyahura it's like niyo last sign ya depression. Ntabwo umuntu ajya kwiyahura kubera ko ngo ari imbwa, ngo kubera ko ari umutesi, ngo ari kubera iki, ariko abarwaye mu mutwe, aba ari depression zifite amasinya menshi, then iyo ugeze kwiyahura aba ariyo sign ya nyuma. So nibyo byambabaje, ndavuga maybe kuko umuntu ushaka kwiyahura iyo agize Imana akumva ko ibibazo afite atari we wenyine ubifite, cyangwa akumva yuko kuba ababaye bigezaho bitavuze yuko ari umuntu uri weak, ariko ari ubuzima, it's just like cerveau n'ibiki byose niko bimera. So ushobora gusavinga ubuzima nubwo bwari ubw'umuntu umwe, like that's enough for me.
ubu ngubu uri gufasha abantu se nicyo ufasha abantu niwe bufasha utanga so ubufasha nkora nuko obviously ntabwo navuga ngo ndi umusipsikologe ntabwo ndabona degree ya psychology ariko njye nabonye umusanzu wanjye natanga ni ugutanga information just like education. I feel like that's the first step and then niba wamenye ko ikibazo ufite atari wowe n'ugifite ko ari uburwayi then aba ari step ya mbere then ya kabiri ugashaka abaganga mu Rwanda. So abantu benshi bavuga ko mu Rwanda kwivuza ibijyanye no mu mutwe ngo birahenze ngo ntabwo biri accessible ubwo ibyo nta kintu cyinshi nabikora ahubwo nta kuko abantu benshi batarasobanukirwa ko ari ikibazo ko ari uburwayi cyangwa n'ibindi bibazo umuntu aba afite. Hari igihe iyo uvuze ngo tuvuge urugero ngendera kwivuza baravuga yasaze abantu bahita bahindura stigma. Yes urumva n'icyo nacyo ni ikibazo mu bintu mvuga like have your stigma n'umubare w'abantu bativuza depression wagabanuka kuko hari umuntu w'uburwayi akavuga se niwumva ngo nagendera azavuga ati zarasose natoye amashashi kandi ofete indera ushobora kujyayo ufite migraine idashira hari izindi ndwara nyinshi zijyanye na cerveau ushobora kujya kwivuza bitavuze ngo wabaye umusazi like ofete natemeye ubusazi ndayanga so no sense ni ikindi kintu bivuza n'indwara ibaho yitwa ibisazi actually. None se Nene umaze imyaka ingahe muri Canada? Mamaze imyaka 6. Imyaka 6 uri ahantu aho ari myinshi aba ari myinshi ariko nanone irihuta cyane none bishyizemo na covid bumva ari imyaka itarabaye bumva nyine ahubwo warashisha ubundi. Niki cyagutonze uba ukigera muri Canada? Culture shock. Usibye nyine klima imbeho byo irasara. Ikindi cyantonze ni kubona inshuti ko hano nyine uba ufite inshuti abo mwari muturanye abo mwiganye famiye ibiki hariya nyine new beginning iragenda kandi abantu bahari ukuntu bamera kugira ngo muzabe inshuti bafite ukuntu bafite uduklik nyine abanyarwanda abazungu muri rusange abanyarwanda deja hari ahantu ntuye nta nubwo haba abanyarwanda benshi nta n'abirabura benshi bahabaga ubu batangiye kuhaza ubu ngubu kubera ko ubuzima bwaho burahenze kuko nyine ari kuri ile abasaza nibo bakunda kuhajya mu zabukuru so bituma ibiciro by'ubuzima byose bizamuka so abirabura benshi ntabwo bakundaga kuhajya so urumva muri iyo myaka ya mbere wari oblige yo inshuti n'abanigeria n'abalatino nyine haba imigabo benshi bafite muri Canada abantu so nuko nguko nyine gutangira gushaka inshuti ni ikintu abantu benshi ntabwo babyumva iyo bari hano ariko muri Canada hari lonely si ukuvuga ngo ni muri Canada gusa I guess ko iyo uvuye iwanyu ugira period nyine ya loneliness mbi cyane noneho nta n'umuntu uba ubasha kubyumva kuko abantu bose baba bumva ngo uri mu buzima bwiza wasubijwe wavuga ibintu bakahita ngo ariko ngo urateta ngo bagusaba $200 icyo ni ikindi cyose turi buganireho mu kanya turacyadressing Nene wanyohereje $100 igo nawe uri gukihagera sinzi ukuntu baba bumva yuko iyo ugeze muri Canada usanga ibyatsi byose ari amafaranga ukaba turafungura ugasangamo amadolari kandi ntabwo biba biri so easy nk'uko abantu babitekereza barayakorera nk'uko n'ahandi hose bayakorera cyane rwose urara amajoro ugenda muri neje upfa gutaha wumva amaboko yawe utakiri kuyumva amafaranga uyabona nyine yakuruhije. Hari umushuti wanjye wambwiye ngo ukuntu abantu inshuti ze ziba zimwaka amafaranga ushanga wanyohereje ngo $100 ngo nkareba ukuntu akise $100 wayikorera amasaha ariko akahita hari umuntu uba wakoze shift ye yose ni ukuvuga ngo amasaha 8 yawe akaba ari yaguye $100 wangiza wo kuvuga ngo ni $100 utazi ibintu byose naciyemo kugira ngo mbone ako $100 kandi nakakakohereza si ukuvuga ngo uragakoresha ikintu kizima ntabwo uri ugende ngo yenda ngo usevinge ukora aka business kada uragatwara ugende mu kabari nk'inzoga urya amanyama so ni ibintu bigiye byabimbabaza pe kandi wowe wayamwohereje utariya Jemba nigomwe ibintu nanjye nari kwifatamo neza nkayaguha
kugira ngo we gusa ugende uhavinge fani. So ni kimwe mu bibazo aba diaspora dufite nubwo batantumye ndabivuze. None se reka nkubaze kuri icyo kibazo cy'abadiaspora, nanjye njya mbona abadiaspora hari ukuntu muza nka gutya mu Rwanda mukagira ngo twebwe natwe turi muri vacances kandi mwe muyirimo, ugasanga nk'ubu niba unshatse urashaka igihe cyose unshakiye umbone, you get igihe cyose unshakiye umbone, igihe cyose umpereye gahunda mbe mpari, ukambwira ngo dusohoke turi mande, ukambwira ngo dusohoke kandi ntago bishungiye, ntago ndi muri vacances. Abo diaspora namwe akabazo murakagira. Ako kabazo n'ubwa mbere nkumvishe. Ngenda kazi mu diaspora. Ariko n'uwabivugana kubera ko mu Rwanda hasigaye hari umuco ko abantu n'ubundi basohoka buri munsi. Twe twabishyizeho kuragenda mu kabare ni kwa gatatu, ugasipoza ko abantu bose bajya ugasanga akabare abantu bose bava ku kazi bajya ku kabare. So n'ubundi mama ufite gahunda zo kujya guciringa no kunywa inzoga n'ubundi, so I guess ko ariyo mpamvu basipoza yuko kandi wowe mu Rwanda iyo ugiyeyo aba ari busy sometimes nakana kwihisha ntukazarinda uva muri icyo gihugu ari mutanamubonye ngo ndi busy, ariko yaza mu Rwanda agashaka ngo igihe cyose agushakiye akubone. Nawe uratubeshya aho ngaho. Nagavuga ngo igihe cyose ubishaka uri kuvugira aba diaspora, reka nanjye mvugira abanyarwanda bari mu Rwanda. Okay, ikintu kimwe ngiye uko mbyumva. Icya mbere uburyo dukora hano n'ubyo twari muri Canada biratandukanye. Akenshi usanga hano abantu benshi bakora nabonye amasaha barayahimbye niba ari 9 to 5 or 9 to 5. Abenshi usanga ari birazwi ko saa 11 umuntu aba arangije akazi. Ariko twebwe usanga akenshi uba ufite shift zigiye zihindukiranye ku buryo nawe ubwawe kuzabona umwanya biba ugasanga uyu munsi urakora saa 4 kugeza sumbaze saa 12 n'igice, ugasanga ejo uzabyuka saa 12. Mbese gahunda yawe biba ivangavanze ku buryo kugira ngo uzabone akanya k'umuntu bisaba kubanza ukareba schedule yawe yose y'ibyumweru nka 2 ukazashakamo aka free time kubera nyine ibyo bintu by'akavuyo. Ubwo ndumva ariyo mpamvu baba basipoza yuko nurangiza akazi se kuki uri kumbwira ko utari buze kuboneka kandi n'ubundi busy kuri buri free. I guess ko ari yo mpamvu babitekereza ko nabyo birashoboka kuko busy life n'ahantu itaba. Busy life n'ahantu itaba. So turi aho ngaho kuri ibyo bya Canada, u Rwanda, ubona Canada hari opportunities kuba jeune kurusha hano mu Rwanda. Ni izi expectations umuntu agomba kuba kugira. Expectations. Okay. Icya mbere ngiye mvuga ko ugomba kugira expectations. Ko expectations zikuleadinga ku kuba disappointed. Bikaba bitujyana hari n'abantu bajya muri Canada yamara ukwezi akumva arashaka gutaha kubera ko yagiye afite expectations nyine ziri hejuru cyane. Ariko iyo ugiye uzi ko aho ugiye ubundi ku isi nta paradizo ibaho. Rero ntukasiyuminge yuko iyo uvuye mu Rwanda ngo ugiye ngo ubuzima bwawe bugiye guhita buhinduka just like nka maji. No, ahubwo nibwo sasa uba ugiye kumva ubuzima neza kuko aba ari new beginning, uba utangiye bundi bushyashya. Like harimo umuntu usanga hano nk'abari abantu bakora mu biro, wagera hariya ntabwo uzi expectinga ko uvuye mu Rwanda ngukora muri beka ngo nugera hariya ngo bank site guhayaringa ngo ugiye kuba umutera, ntabwo byakunda. So yuko bya byubahiro byawe byose wari ufite hano ubisiga hano ukagenda uzi ko hariya byose birashoboka. Ushobora kuba ari wowe uzajya ukoropa ibiro, ushobora kuba ari wowe uzajya woza toilette. So ugomba kugenda actually wabaye humble, kuko iyo utabaye humble ubuzima bwonyine buraguhamuringa bikagutera na depression kuko mu mutwe ntabwo uba witeguye yuko ubuzima bwawe nyine bugiye guhinduka, ntabwo uzongera kuba uko nguko umeze. Watubwiye ko umaze 5-6 years muri Canada. Niki kintu wakumbuye cyane mu Rwanda wicaraga ko abantu baba depressed hari yakicaraga kumbura iwabo? Wowe niki famille reka tuyishyire ku ruhande kubera ko famille yo twarajyanye. Mwarajyanye. Niki kintu wakumburaga i Kigali ukicara bati iki kintu ndagikumbuye pe? Ukije kururanse ariko ikintu nari nkumbuye no kwambara sandale. Na sandale zihaba se hariya kubera imbeho. Like umara ubundi summer imara nk'amezi 3 yonyine. Ngo umwaka ushobora gusanga warambaye sandale amezi 3 gusa.
ikindi cyose uba uhora nyine umeze nk'ikigori wifubitse ukumva like kurelakisa ugakuramo biriya bikoti ukambara nyine gutya ngira ngo niyo mpamvu umubare wa diaspora benshi bakunda kuza bakajya bambara utuntu nyine tugufi n'uduki twose kuko baba babikumbuye pe kuko rero wambaye biriya bikoti biba binaremereye kwifubika ibintu nk'ibyo so ntabwo nakumbuye ibintu byinshi kubera ko nyine deja nari ndi kumwe na famiye nta rungu nini nari mfite ibiryo bya hano biba bihenze ariko urabibona nk'iyo ushaka isombe ushaka ubugari nyine igiciro kiba kiri hejuru ariko nyine urabishaka ukabibona so ntabwo navuga ngo nakumbuye ibiryo cyane reka dusimbukire kuri topic yacu y'uyu munsi nayo ni ibintu nashaka kukubaza bijyanye n'igihugu ubamo n'ahantu utuye cyane ko kuri YouTube yawe kuri channel yawe ukunda kubivugaho ku bintu bijyanye na Canada n'amahanga muri rusange n'abantu bagira icyo babitubwiraho muri comment. Reka tuvuge kuri love and dating byo mu gihugu utuyemo. Njya nkunda kumva abantu benshi bavuga ngo mu mahanga nta bagabo bahaba. Abagabo baba gute? Reka mbisobanure. Njya nkunda kumva nk'abashuti banjye babayo bakambwira ngo ahangaha se wakuraho umuhungu uri serious. Uwo gukubwira ngo mariage ntawe wabona. Bakamwa ngo nta muhungu uri serious wa muri Canada. Nibyo ntabwo ari byo. Okay. Njye rero ntabwo nkunda like kugeneralize ibintu. Ntabwo nkunda kuva generalizing. Nkeka ko buri muntu aba afite aho azakura umugabo we I guess. Kuko so far nzi abantu nka 5 rwose babonye abagabo muri Canada. Gusa icyo navuga nuko dating style is different. So niyo mpamvu umuntu niba afite mu mutwe we yuko what's the difference? The difference y'iki? Dating style. Hano mu Rwanda ni ya Canada. Okay. Icya mbere hari ukuntu hariya kudatinga etape za dating hariya ziba ziri reverse y'ukuntu hano tubizi. Uvuga ngo hano tuzi ko uhura n'umuntu mukamenyana then akagusaba yuko waba girlfriend then ukemera cyangwa ukanga then mukazageraho mukisinga mukazageraho mukora n'ibindi ariko hariya how far can you go? Like hari amagambo tutavuga rero tuvuga no just be free sex. Turakuyangana kuko uri mu diaspora yasabye uruhushya ntabwo nshaka kwica amategeko y'uruhu. It's okay nta kibazo. Just feel free. So hariya rero byo batangirira aho mwebwe murangiriza. Niyo mpamvu abantu bayumva ko bitari seri uvuga ngo bo barabanza bagahura kitabasimbukirana then bakadeciding ese tubikomeze ese tubireke. So ukaguma gutya mu gihirahiro utazi ibyo urimo ariko iyo umaze understandinga nawe ufatiraho ariko iyo wumva atari utuntu twawe nyine ubwo uragenda ugashaka ahandi. Ikindi hariya abantu benshi basigaye bahura kuri like online dating kandi hano abantu benshi twumva yuko senge wambona kuri ahangaha reka tuvuge nka Tinda. Ahangaha Tinda ni indaya. Oya ariko Tinda n'undi nta Tinda ahantu hose ubu Tinda yabaye yahuka gusa. Nahariye iyo ugiye kuri Tinda ntabwo uba expectinga kuri ubone relationship. Uzi ko nyine it's a one night thing then bikarangirira aho ngaho. Ariko hari izindi websites usanga wanishyuye ukora bio yawe ukavuga ibyo ushaka n'ibyo udashaka. So abantu benshi usanga muri iyi minsi ari aho bahurira. Ikindi nuko mu muco w'Abanyarwanda Rwanda ndavuga cyane muri Canada umuco w'Abanyarwanda twamenyereye yuko abakobwa uricara gusa ukimanyagura ugategereza yuko umuhungu azaza kukwaprochinga. Ariko hariya kubera ibintu bya harassment n'ibiki ntabwo umuhungu apfa kukwaprochinga uko yiboneye ko akwaprochinze utabishakaga bita biba yuko yaguharasinze. So kuri wowe wumva yuko umukobwa kwaprochinga umuhungu bwa mbere it's okay? Kandi kumwaprochinga ntabwo namubwiye ngo ugende uvuga ati rwose nagukunze ibiki n'ibiki. Oya it's just like niba muhuje amaso umusekere cyangwa upepere cyangwa nyine ukora aga step nyine kerekana gusa yuko nagufunze
like nakuvugisha like uri interested to talk. aramutse akubwiye se ko atinze kukubwira ko agukunda kandi wowe ubona yuko mwakundana ntabwo wabimubwira? Ikibazo kiri personnel Oya, kuri ndavuga, njyewe like cyangwa in no, general. wowe uko ubyumva wumva nta kibazo cyangwa wumva harimo akabazo? Okay, niba wumva ariko ushaka kubigenza wabikora, ariko njyewe sinabikora uti kuki, kubera ko ntabwo mfite imbaraga zo gukomeza kuba ari njyewe leading a relationship. Kuko njyewe uko mbyumva, umugabo niba ari we umbwiye bwa mbere yuko ashaka ko tuba in relationship, bizatuma ari ukomeza ku leading a relationship. Ariko niba ari njyewe wihaye kuba ari njyewe like mfite iyo masculine energy, bivuze yuko iyo relationship yose ari njyewe uzajya ukomeza ku leading, kandi it's not my thing. Njyewe ndashaka ko aba ari we leading. But niba wowe wumva ubishoboye wakomeza, ariko nyine birarushya iyo umugabo ari wowe wamutangiye. Akenshi usanga nyine yibyimbye umutwe, uretse ko bitamuruhije. Okay, that's just my opinion. Wowe byumva gute? Yanjye ukuntu mbyumva, numva yuko ahangaha reka tuvuge nk'abanyarwanda, tuvuge nk'abantu b'abanyarwanda, umuco nyarwanda. Njye numva yuko ugomba kureka umugabo akaba ari we ukora first step, kubera yuko no mu kinyarwanda bavuga ko umukobwa ararambagizwa, right? Niko mbyumva, ararambagizwa, arashakwa, abantu mu mvugo y'ubu baramutereta. So iyo rero umukobwa ari we ukomeza yirukanka ashaka, numva ari ukwiha akazi kenshi, numva ari kugabanya nk'agaciro kawe. Numva ko umukobwa ari umuntu ushakishwa ku giti, uwo ni njyewe. Numva ko umukobwa agomba kureka bakamushakisha, hakaza uyu nguyu ukabona ntabwo bikunda, ntubijyemo, ejo hakaza undi, ariko bitavuze ko wa mugani nk'uko wabivugaga wowe udashobora kwerekana na signs z'uko uri interested. Izo zo ngenda zemeje 100%, kuko ntabwo waba umuntu wamwishimiye ngo ukomeze ubipane. Hari ukuntu witwara neza, yakwinvitinga kuri date ukagenda ukemera ntiwange, yaguhamagara ukitaba, ariko ukarindira ko umuhungu ari gukora ako ka effort. Numva ko umukobwa agomba kureka ko umuhungu akumva ko hari ikintu yakoze kugira ngo akubone, hari intambwe yateye kugira ngo akubone. Nkeka ko aribwo biri anabyubaha, nkeka ko aribwo abyubaha, sinzi, ariko njye niko mbyumva. Numva utanyuzwe neza. Ntabwo unyuzwe? Oh yeah, like it's your opinion yawe, obviously ntabwo naza kukuburanya or anything, but yeah, nyine ko bibona. Ariko ukundi kuntu mbyumva, uramutse ubikoze bikaguhira, ugahura n'umuhungu ukamubwira ko umukunda, akabyemera, mugahuza, njye numva ko nta kibazo. Ariko ku giti cyanjye numva ko atari cyo kintu ugomba gukora. Nyine buri muntu biguhiriye, buri muntu aba afite uko ayobora ubuzima bwe n'uko yumva ibintu. So niba nyine wumva ufite iyo energy yo kuzajya ukomeza ari wowe uvuga uti dukore ubukwe, usanga ni wowe uri gutera stress umugabo wawe ngo se ngo uzansaba ryari, ngo uzanyambika impeta ryari. Niba ufite izo mbaraga rwose njye nakubwira komeza, ariko njye personnel izo mbaraga nazo nabona rwose narambirwa bivamo. Birumvikana. Bagira n'ukuntu batubwira muri comment uko mubyumva. Nkawe urabona umaze imyaka utaba mu Rwanda, udahari, ukurikira u Rwanda online, uza amakuru. Abantu bo baba diaspora baba bazi amakuru y'i Kigali kuturusha, kuko barareba pe. Urumva? So ni iki kintu urabona u Rwanda twateye imbere, turi kubaka, ni igihugu kiri kuzamuka, turi kubaka mu myumvire, abantu bagenda bazamuka nubwo bitaracamo neza, ariko ubona ko quand même hari improvement ukurikije n'igihe wagiye, n'ubu hari utuntu twagiye duhinduka. Ni ibiki bintu wumva byahinduka ahangaha nk'igihugu cyakavuga ibi bintu bigoye guhinduka, abanyarwanda akagira mindset kuri ibi bintu?
so cya mbere ndi buhereho ni cya kindi nari naheraho n'ubundi bijyanye na mental health na like depression, addiction. Kuri icyo kintu cya addiction hari abantu bumva yuko hari abantu bakoresha ibiyobyabwenge cyangwa abantu baba abalcoholique actually aba ari uburwayi ko baba bari addicted, hari ukuntu baba baluzinze sense yo guhitamo ibyiza n'ibibi. So hari ukuntu usanga ababyeyi barateganya abana babo kubera ko ngo basigaye bakoresha ibiyobyabwenge bakamuta burundu, kandi iyo umutaye burundu noneho ni nk'aho uba umujugunye mu cyobo noneho bikarangira. So bisaba yuko ukomeza, ni ibintu bigora like kuba ufite umuntu ukunda, yaba umugore yaba umugabo yaba iki, akaba yenda afite ububata ku nzoga cyangwa ku bindi biyobyabwenge. Birarushya pe kuko barabeshya, bariba, bakora amafuti menshi, arakubabaza pe. Ariko ngira ngo ubaye ufite ubushobozi nyine bwo gukora terapi n'ibiki, nawe nk'umuntu ubana n'umuntu ufite icyo kibazo, ntabwo ari uwo gusa ukora terapi, ntabwo ari uwo gusa ushaka kureka ibiyobyabwenge ukora terapi, bisaba ko nawe muyikorana kubera ko ni urugendo muba murimo mwese babiri. Ikindi nyine ni icyo ngicyo kijyanye n'uko na alcoholisme, hari abantu benshi batazi yuko ushobora kuba alcoholique nk'imikino gutyo gusa. Ni ikibazo kandi kizaba ikibazo kuko muri iyi minsi mike maze hano maze kubona ukuntu kabisa kunywa inzoga byabaye, mwabyuka mu gitondo akabyukira kuri byeri, nta mazi bakinywa ntaki. So hari ukuntu ugenda creatinga. Ikindi nabonye hari abantu banywa inzoga batwite, icyo ni ikibazo, bituma umwana aza arwaye uburwayi niba batabizi simbizi. So niba utwite reka ibintu nk'ibyo. So icyo ni ikijyanye nyine na mental health, ku normalizinga yuko nk'uko wiyita ku mubiri wawe, ukita ku mara, ukita ku mutima, ukita n'ibiki, no mu mutwe wawe nawe ugomba kuhitaho, ugashaka umwanya wo kuruhuka, ugashaka umwanya wo kurelaxa, ukagabanya kuri stress. No ku rubyiruko ruri kurwara depression muri iyi minsi, ababyeyi ntabwo bari kubyumva, bari kumva yuko ngo abana b'iki gihe ngo bari guteta, ngo twebwe ngo twaciye mu bihe bikomeye, ngo twebwe ngo twakuze ngo nta babyeyi, twajyaga ku ishuri n'amaguru. Kuri icyo ngicyo wari uvuze cya addiction, nk'ibyo hari igihe umwana wawe atangira ingeso runaka, agatangira gufata ibiyobyabwenge, urumogi, iki, kubera ko wamutereranye, wamutoteje kubera ko ibyo bintu akora wowe utabikunda, utaranamenye n'impamvu yabimuteye kubijyamo, noneho kubera kumutererana ugasanga umwana yabaye rebelle, noneho abijyamo neza, ugasanga ababyeyi benshi baparticipa muri iyo addiction y'abana babo. Umwana niba atangiye urumogi ugahita umwirukana, ubwo nyine umwohereje kurunywa neza ku mugaragaro. Urumva nacyo aba ntabwo aba ari abakeneye urukundo, ntabwo aba akeneye ko umukarira noneho kurushaho, kuko hari n'igihe aba ari imyaka agezemo, ari muri adolescence, arashaka kugerageza ibintu bishyashya, afite amaraso ashyushye. Niko bimeze byo, iyo myaka niko iri. Nushaka kurwana nawe noneho muzagongana, communication ibure, noneho na relationship yanyu itipfa, azagere kure kugeza kurushaho yari kuzagera. Uretse akazi ukora nako amashuri wiga, ni iyihe activity yindi ukora? Indi activity nyine nkora YouTube. Bya YouTube nabyo tubishyire ku ruhande, ndabikubazaho nyuma. Ikindi nkora mfite ni nka online, like nka website ngurishaho ibintu nyine bya kinyafurika. Ikindi nkora ni uko ubu ngubu ndi muri meze nka stage, aho ndi gukorana n'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe. Murumva yuko ibyo bintu birimo neza. Njye nizangira ikibazo cyo mu mutwe nzajya nkubwira, kuko ntabwo sibyo se. Ariko njye ntabwo ndabona diplome y'ubupsikologe. Wamfasha kuko ibintu wiga uri kubyiga nyine. Ariko ni ibintu uba ugomba kugendera gahoro gahoro, kubera ko nshobora kukwica kurusha uko nagufasha. Nk'abaganga bandi niba yenda niga gukora amenyo, ntarabimenya neza, nshobora kugukura iryinyo kandi bari gushiramo ya maboro, ariko hari igihe yaguha direction akakubwira rero
ukuntu ndi kubona iyi ndwara y'amenyo yawe ufite cyakoze jya kwa muganga kurangira tujye kuri dogiteri uyu n'uyu cyangwa ni n'indwara iyi n'iyi ukayimumenyesha nawe ati ishobora kuba ari iyi n'iyi kuko deja urumva nk'indwara zo mu mutwe kugira ngo uvuge ngo urwaye indwara iyi n'iyi deja ntabwo bishoboka ko nakubwira ngo ufite indwara iyi n'iyi tuganiriye gutyo gusa ukambwira ati shaka uyu munsi ndi kumva mbabaye ndi kumva nshaka gutya na gutya hari sinye ziba zihuye ku ndwara nyinshi ku buryo bisaba suivi nyine ndende kugira ngo bamenye exactement ikibazo icyo ari cyo ariko suggestion naziguha ibitekerezo nabiguha ako ntabwo nabakorera diagnosis. Hari ibintu nkunda kumva abantu bavuga ngo iyo wohereje umwana wawe mu bihugu by'amahanga akiri mutoya ngo abana barahinduka abana bakananirana kubera kwa kumva ngo uburenganzira bwanjye mfite uburenganzira bwo gukora iki mfite ugasanga nyine umwana afite uburenganzira bw'100%. Uretse kuba mu mahanga nta choice ufite urabishyigikiye wumva ko ari byo bigomba kureka umwana agakora icyo ashaka? Icyo ashaka njye numva icyangombwa ari uko umubyeyi n'umwana bagira ikintu kimeze nka friendship ibyo bagira na communication like ifunguye. Nibyo se koko barananirana by'ukuri umwana wageze hanze yananirana obviously nubwo waba uri hano duhere Uganda tureke kujya Canada. Hari igihe yaragezwe ko ababyeyi bohereza abana kwiga Uganda bakagaruka bangiritse kubera iki kubera ko hano aba ameze nk'umuntu uri muri prison. Umubyeyi azi kuva ku ishuri saa 11 saa 11 ugomba kuba uri hano akakwirukanka inyuma ntabwo akwemerera gukora akantu na kamwe. Obviously nyine niba wabaga muri prison ugahita ugera ahantu noneho ufite ubwisanzure uhita ujya like uka overdoinga byo so birumvikana ko ushobora kwita umera nk'ihene iciye ikiziriko nyine ugahita ujya ariko ntabwo ari bose hari abandi bagerayo biga like education like basic ababyeyi baba baraguhaye ibifite impact. Hari ukuntu kubera yenda wakuze usenga cyangwa wakuze iki ari igihe ugenda nyine nawe ukajya kuba wild ariko hari akajwi kaba kari kugarukamo ati mama yavuze gutya na gutya karagenda kagaruka tu hari ahantu wumva sabiriya byo aho ntabwo nahageze nturengere kubera ko uba ufite communication umubyeyi hari n'ukuntu umubyeyi akubuza ikintu ariko ntagusobanurire ngo kubera iki akubujije. Niba umubyeyi akubwira ngo ntugakore iki nakubwira impamvu ahubwo uragenda ugikorera icyo ako niba yagusobanurira ati nugikora bizagenda gutya na gutya na gutya tentation yo kugikora ntabwo izaba nini kubera ko uzi consequence negative irimo aho ngaho ntabwo abikubujije gusa kubera ko ari umubyeyi ngo ashaka gusa kugukontrola ko hari imyaka ugeramo kumva njyewe ubuzima n'ubwanjye sinshaka umuntu uza kumbwira A cyangwa B so ngomba gufata decisions zanjye njyenyine. So kunanira nabyo birashoboka ariko ndumva niba umubyeyi afite gahunda yo kohereza umwana we hanze byasaba yuko baganira akamutegura mentalement. Ikindi niba mwatangiye kuba inshuti bituma niyagiye muzaba mukomeza gukontaktana. Hari abana bagenda ugasanga bamaze amezi 3 ntago bajya bavugana n'ababyeyi babo bavugana gusa bati mama ndashaka amafaranga ya rent mama kabaroje yabaye nka ATM banki ntago bajya baganira bamubwira ati uyu munsi nagiye ku ishuri nagiye ku kazi bigenda gutya na gutya like iyo habaye ako kantu ko kumva yuko umubyeyi wawe ntago ajya kujudginga kubyo niyo ugize ikibazo utekereza ati ndi mu mafuti nakoze amakosa ariko ndabizi ko mama wanjye nimuhamagara ararakara arakora iki ariko ntago ari bunyabandone niwe muntu nizeye ko ari buze kunkura muri iki kibazo. Ariko hari abantu usanga batinya ababyeyi babo byatari ku buryo ashobora kugira ikibazo akagera aho apfa ariko adashobora kubwira papa we ngo nubwo ndi mu mafuti ariko nyine ndi umwana wawe uzampana ariko ndizera yuko nyine ufite urukundo rwa kibyeyi ku buryo na trusting yuko ari wowe nzabwira ikibazo cya mbere ngize. Atari ibyo bya mental health ni iki kindi wumva gikwiye guhinduka muri sosiyete nyarwanda? Twavuga kuri customer care. So hari ukuntu abanyarwanda bazi ngo ko bafite customer care nziza ariko iyo utaba mu Rwanda rwose customer
ikemeze iri hasi cyane pe biba binababaje ahubwo. Nihe wabonye nibyo hari serivisi zimwe na zimwe hano mu Rwanda ubona zikiri slow, umuntu akubwira ati tegereza ndaje bitari ngombwa, ahari kandi agomba kubikora aho birahari, ariko hari n'ahandi bagerageza, hari n'ahandi tutakwirengagiza. Nihe wagizemo ibyo bibazo mu hantu waba warasuye? Ibyo bibazo byahereye ku kibuga cy'indege. Deja nahamaze nk'amasaha angahe ku bintu bitari ngombwa, ukabona umuntu ari gukora amavaye vient ku bintu bidasobanutse, ukabona ari kubaza ikibazo kimwe ukagisubiramo inshuro 5, ukibaza niba igihe uri gusubiza kuki ari kubaza ikibazo kandi adashaka kumva igisubizo cyawe, bigatuma haba imirongo itari ngombwa, ukabona nyine ukiyeneva mu bintu bitari biri ngombwa. Ukagenda ugasanga gukodesha inzu niba ari apartment ugiye gufata, ugasanga like tuvuga yuko igihugu nyine like ukwakira abakerarugendo, amadevize ni kimwe mu bintu bituteza imbere, ariko ugasanga service nyine ntabwo imeze neza. Gusa niba umuntu ari kukurentinga apartment, ugasanga ugeze muri apartment ugasanga irasa nabi kandi niba ukiza kandi wishyuye amafaranga, bimutwaye iki kuba wagera mu nzu isa neza? Gusa niho uzaza utangire woze dushe ukora icyo, ugasanga amaoreye arimo kunuka icyuya cy'abantu bari barimo. Bisi n'ibintu du service dukeya, ntabwo biba bigusaba ikintu cyinshi rwose gukora isuku y'ahantu umuntu ugiye kwakirira umuntu, cyangwa ugasanga ugiye muri service ya leta cyangwa kuri banki cyangwa he, ugasanga birumvikana ari igihe nanjye mba mfite ikibazo udashoboye gukemura, ariko wambwira ati rero ikibazo ufite nge ndumva ntari bugishobore, reka njye kuvugisha kanaka cyangwa nkubwire tujye ku rwego urunuru. Ariko ugasanga uhagaze imbere y'umuntu nawe ntabwo azi ibyo ari gukora, ariko ntabwo ari kubikubwira, uri gutakaza umwanya wawe kandi nawe ari gutakaza umwanya we. Akubwira ati genda kuri serivisi iyi n'iyi, yahita afasha umuntu ukurikiraho, bigatuma wiyenerva kandi utazi nawe ikibazo, cyangwa systeme ngo connection ngo yacitse, ugasanga ntabwo akubwiye ngo connection yacitse, ariko ukomeza ugahagarara ukabona atangiye kujya kuri telefone, ari kuri WhatsApp, ukiyenera. Kandi communication ni key, like akubwira ati rero connection iracitse, reka dutegereze gato. Ntabwo wava aho ngaho warake, kuko wabuzi ngo icyabaye ni iki n'iki. Ntabwo muri restaurant ibintu nigeze kubivuga kuri channel yanjye, kuri restaurant niba ngiye kucyumbwira ngo ibiryo biraza mu minota 10 kandi ubizi ko ugiye kubanza kujya guhaha ibyo birayi n'izo nyanya, urumva? So n'utuntu nk'utwo two kubwira umuntu situation neza ukuntu imeze, na serivisi ashaka niba udashoboye kuyimuha ubimubwire neza. Uko wabisize niko bikiri. Uko nabisize umwaka ushize, kuko umwaka ushize nari ndi hano, n'ubu ngubu niko bikiri. Ariko urumva ko nk'uko banatangiye mvuga ngo ngenda avugira abanyarwanda, nawe uvugira abanyarwanda bari nk'uko bavuga ngo turi mu gihugu kiri mu nzira y'iterambere. Ibyo byose ni ibintu ntabwo uva aha ngaha ngo uzamuke hejuru, ni ibintu bizagenda biza gahoro gahoro hamwe n'iterambere no gufungwa. Ariko uzi impamvu iryo terambere bizatinda? Kuko iyo video igihe nayikoze, ujya ugasoma muri commentaire, hari abantu benshi baje bavuga ko ibintu ndi kuvuga nta sense bifite. Urumva umuntu ukubwira gutyo bivuze ko aho akora ntabwo azigera ahindura ukuntu akora, kuko niyo myumvire yewe ari kumva ko icyo ntabwo ari ikibazo. Hari abantu bajya ku kazi ukagira ngo bamuziritse bamukuriwe ngo ngwino wicare hano ukore, kandi ako kazi uba waragasabye ubishaka, ushaka amafaranga. Hari n'abashomeri benshi hano hanze rwose babuze akazi, so niba ufite akazi wagakoze neza ugakora wishimye ko ari icyo ushinzwe. So iyo myumvire ntabwo izahinduka mu gihe abantu bumva ko ari change idakenewe, kuko bari aleza aho bari. Niyo mpamvu ibyo nari mbivuze gutyo. Ndabizi ko kabisa ni urugendo rugihari, birumvikana pe, gusa nuko bisaba yuko twese hamwe twumva yuko ni ikintu tukwiye guhindura hamwe. N'icyo ubona kigeze ahantu ku rwego rushimishije? Kigeze ahantu ku rwego rushimishije nuko hari igihe kigeze kugera, urabona ukuntu nambaye, hari igihe kigeze kugera numva ko ntashobora kuza mu Rwanda ngo nambare ikabutura igeze hano, kuko icyo gihe bavugaga yuko like abakobwa, wa mukobwa bafunze n'ibiki, ariko
nageze hano mbona turi kwambara uko twishakiye, so that's good. ibyo byo urabona Like ko harimo freedom kabisa irahari. nkeka ko abantu bagenda babona ibintu bitandukanye, baba bavuye mu rugo arebye televiziyo, arebye abakobwa babyina bambaye ubusa bagize iki, nyine kuri internet ahantu hose biba bihari. Rero iyo ahuye n'uwambaye ikabutura ahita mu mutwe bavuga nabonye ibiri worst. Niko nkeka iyi ngira ko ngo abantu bari exposed ku bintu byinshi, no kuba abanyarwanda benshi basigaye bafite umuco wo kujya hanze y'u Rwanda. Hari ukuntu kera twakunda kuba twifungiranye mu Rwanda, like gusohoka hanze y'u Rwanda hari abantu bamwe na bamwe gusa bajyayo, ariko ubu nyine abantu banyarukira hirya no hino. Burya gutravelinga ni kimwe mu bintu bifungura umuntu mu mutwe cyane, kuko uragenda ukiga imico y'ahandi, ugasanga yenda muri iki gihugu bafite umuco mwiza utaruzwa, actually kano kari interesting, binagufungura mu mutwe bigatuma utabashoke ku bintu byinshi, kuko wabonye ko nubwo atari mu muco wawe hari abandi biri mu muco wabo, so c'est pas si grave que ça, like ya ukaba easy going. Muri video zawe ufite kuri YouTube niye video wakunze kurusha izindi? Kuko nkanjye amavideo nkora, hari video nkora nkumva iyi video ndayikunze pe, nkavuga niba bashaka ntibazayireba, ariko ngiye ndumva nayikunze. Hari n'indi video ukora just for the sake of gupfa gukora, ariko hari n'indi uvuga ngo iyi video nayikunze. Mu mavideo ufite niye video wanashishikariza abantu bari kutureba hano kujya gushakisha? Uko bigoye guhita. Hari ukuntu video hafi ya zose mba nakoze mba nazikunze, ariko iyo nakoze kabisa mfite passion nyinshi, niyo nari nakoze nsobanura signs za depression. Ntabwo abantu benshi bayirebye, ariko it's fine. Abo bake bayirebye niyo hari ikintu byahinduye ku buzima bwabo, so be it. Ndaza kujya kuyireba nanjye. Ubundi nagiye ndeba video zawe ngo Canada, ngo visa, ngo biki, ngo Noheli yo muri Canada niyo mu Rwanda, nizo ngiye nakunze kureba kuri YouTube. Ariko iyo ngiyo ni video nziza cyane, ndaza gusubira inyuma njye kuyireba. Ngira ngo ni ukubera ko YouTube ifite ukuntu nyine ikwereka izo ibona ko abantu benshi barebye, akaba ariyo zo igupropoza kureba. Ariko amavideo nakoze mbere nyitangira kabisa yabaga ari amavideo nakoze nashyizemo umutima mwinshi. Ni ibihe bintu tubikiye umwaka kuri YouTube yawe? Uyu mwaka nagira ngo ni umwaka mushya. Ibyo bintu rero ntabwo njye mbyizera ngo umwaka mushya ngo ibiki. Ni date gusa iba yahindutse kuri njyewe, ntabwo mbishyuhaganira. So ni ugukomeza tukwakundi dusangiza ibyo namenye, ibitekerezo byanjye. Akenshi aba ari ibitekerezo byanjye nuko abantu banyataka, ariko ako nako ni akantu nashaka ko tuganiraho. Hari ukuntu tugomba kumva yuko ntabwo ndi wowe kandi nawe ntabwo uri njyewe, so ntabwo ngomba gutekereza yuko njye nawe tugomba gutekereza kimwe kameme. Byaba biri n'ibintu biri boring abanyarwanda bose batekereza gutya. So tujye tumenya kurespecta opinions z'abandi uko ziri, choice umuntu yakoze ku buzima bwe. Nubwo wowe wumva yuko wowe utuye muri Kigali, njyewe ntuye ahandi, ntabwo ngomba kuza ngo mvuge se kubera icyo utuye muri Kigali gusa abantu batuye muri Kigali baruzuye mu mutwe. No, ngomba kurespecta nubwo tudahuje ibitekerezo, ariko opinion yawe ni iyawe, ngomba kuyirespecta uko imeze. So ubwo ibyo nayo bivuze ko hari ukuntu uvuga opinion yanjye abantu bakanyataka ko ngiye ngomba gutekereza nkawe. Kandi buri muntu rwose, this is a free country, tekereza uko ubyumva nanjye ntekereza, as long as ntakwinjira mu buzima bwawe, ntaguhohoteye nawe ntumuhohotere, buri muntu agume muri lane ye, twubahane gutyo. Urumva yuko nk'uko uvuze ntabwo naba njyewe, ntabwo waba wowe. Urumva wowe wumva yuko umuntu atagomba kuza ngo asenye ibitekerezo byawe kuko atabyumva kimwe n'ibyawe. Ntabwo mvuze ngo ntabisenye. Ufite uburenganzira bwo kuvuga ati Irene nene hano wavuze gutya na gutya, ariko njyewe ndabona ari gutya na gutya, ariko with respect. Ntushyiremo kuntuka no kumvisha yuko nta bwenge mfite ku bintu navuze. Niba ufite opinion itandukanye n'iyanjye, it's good, nanjye mba nshaka kumva ariko opinion itandukanye n'iyanjye. Kuko si nkuramo utuntu tubiri cyangwa dutatu nkuramo,
ubundi nkunda na debate n'ibiki byose kuko nubwo mfite opinion yanjye nawe ukaba ufite iyawe tudahuza ariko uko mvuga izanjye nawe ukavuga izawe nubwo ntemeranya nawe 100%, kameme hari akantu kamwe cyatubiri ndi butekereze nko wese kubera iki buriya yavuze kuriya niyo esprit twakagombye kugeraho kugira ngo ibintu byose uvuze just because nemeranya nabyo mpite mbikasa gutya gusa ntashetse no kumva ese ubundi where are you coming from ubundi cyatumye utekereza gutyo cyatumye uvuga gutyo ibyo byose hari impamvu wowe utekereza gutyo so yeah birumvikana nkawe nk'umu YouTuber ni izihe challenges uhura nazo za kuri YouTube za buri munsi challenge ya mbere navuga nuko abanyarwanda bari so mean ni abanyarwanda gusa se nta bantu bari mean b'abazungu sofa oya ntabwo ndi bugereranye n'abazungu ndagereranya ku bantu bakurikirana YouTube ndabyumva akenshi usanga umuntu avuga ati ngiye nkurikirana ndi umurundi ugasanga akubwira utugambo twiza aguteye courage aguha igitekerezo ariko yaza akenshi ari umunyarwanda ikibazo ngerana abakenshi personnellement challenge usanga ari umuntu w'umunyarwanda ari buza akubwira nabi agutuka for no reason like by the way uri free kureba video yanjye cyangwa ntuyirebe ni mega zawe rwose niba ari telefone yawe niba ari iki niba udakunze ikiganiro cyanjye it's okay genda urebe icyo undi muntu yakunze ariko ntuzenye ku mpamvu zitumvikana ikindi cyangwa ukaza ukabona ati uyu munsi obviously ntabwo nahora mvuga ku kintu kimwe buri munsi kuri channel abantu benshi baza kureba bafite ibintu bitandukanye baje kurebaho so niba uyu munsi navuze kuri sujet itagushimishije nta kibazo uzategereze iyo ubutako ntabwo nashimisha abantu bose muri video zose kuri rimwe so birumvikana iyo ubutayenda uzayikunda nta kibazo so usibye ko ibyo nabimenyereye ntabwo obviously ntabwo nashimisha abantu bose kandi na commentaire ntabwo uzishyira ku mutima cyane ko deja ari umuntu ntabwo kuzi ntakumuzi niyo mwahura mu nzira ufite ibyo bintu yakubyuzwa atabisubiramo ariko niyo uri inyuma ya telefone uri gukomentinga wumva wavuga ibintu byose ushaka but actually twahura ndabizi ko utabisubiramo so ntabwo nyibishyira mu mutima wanjye nyine hazira igihe nseka gusa kuri ako kantu uvuze twese tuhura nabyo ariko hari ngewe ukuntu mpita mbifata nk'aho uwo muntu afashe video yawe akayihuza n'ibibazo afite hari igihe umuntu aba ari guca mu bintu bitamworoheye mu buzima bwe cyangwa yifite nawe ibindi bibazo bye mu mutwe yifitiye akenshi ikibazo aba ari we afite ibintu akaza cyangwa afite agahinda umushiha akaza akawutura kuri video yawe yeah that's true kuko hari n'ibintu avuga ukabona ntabwo bihuye ufite n'ibintu wavuze ukavuga cyangwa ntiyumva ibyo wavuze akaza aje gukomentinga kuri look yawe y'uwo munsi cyangwa akurikirana umunota umwe ubanza akahita afata opinion kuri video yose kandi byose ntago byakunda iyindi iyo nayumvisha ariko haba hari nyinshi niba hari izindi ufite nta yindi nyinshi usibye iyo ngiyo kubera ko ntago YouTube nayitangiye kugira ngo nyikuremo amafaranga ku buryo navuga ngo ntago ndi kubona ngo amafaranga ko njya kwitangira byari ubuntu gusa numva ari uruhare rwanjye ngiye gutanga ku gihugu cyanjye so far nta zindi mbogamizi nyinshi ngira usibye iyo ngiyo gusa y'abantu batumva yuko n'amakuru ndi kuguha ugiye kuyasaba ahandi bakwishyuza ariko ndi kuyaguhera ubuntu ariko uri kunyataka so icyo nicyo kibazo mfite kugeza ubu ngubu so gira icyo ubwira abanyarwanda kibazo njyewe ntago nakubajije okay nta kibazo wambaza njyewe ikibazo nkunda guhura nacyo hari igihe icyo ngicyo ariko ni icyanjye kiri personal hari igihe ndeba njya gukora nka video nkatekerereza abantu bagiye kuyireba icyo bari butekereze nkayihorera kandi nyamara ari video nashakaga ari ibintu nashaka kuvuga ari ibintu ariko nareba societe nkayihorera donc nkatekerereza cyane abantu kuruta uko njye nitekerereza ariko sometimes biramfasha hari igihe bimfasha hari igihe
bituma bibangamira njye ibyo nshaka gukora. Yeah. Urebye nicyo gikomeye. none uzabikora Naho abatukana muri comment njye na ibyo narabirenze. Iyo level narayirenze. Yeah. Liking. You know senda liking. actually ako ni akantu keza. Yeah. Liking Yeah. ati nayibonye inshuti yanjye. Imana iguha umugisha. inagufashe Igufashe ya. ntabwo worohewe pe. Yeah. Ni ibyo urebye nta. Tubwire gira icyo ubwira abanyarwanda muri rusange, ikintu icyo ari cyo cyose, yaba inshuti za Agape Hub, abakunzi bayo, abantu bazagukurikira, abakuzi, nyine gira icyo uvuga dusoza. Nari mfite utundi tuntu tubiri two kuvuga. Nta kibazo. Nari nateguye reka. Yego. Weretse kuva ubuze kuba utambwiye koko. Two ni utubonus. Yes. Yego. Akandi kantu tukirangwaho muri relationship. Hari ukuntu muri iyi minsi maze hano muri Kigali, hari ukuntu abagabo bose bari mariye bafite abakopine. Ni umuco nyine weze n'ibiki byose. None ikintu kimwe nshaka kubwira abagore, byari umuntu uretse kunyataka ku mpamvu zitumvikana. Like ni ikibazo nshaka kubaza nawe ufite umugabo. Niba umugabo wawe, God forbid, agiye gutereta undi mukobwa, kubera iki uhita ujya kwataka uwo mukobwa aho kugira ngo watake umugabo wawe? Akenshi ukuntu mbyumva aho ngaho, hari igihe aba ari insecurities ufite kuri wowe, kandi ikindi hari igihe urukundo rukoresha umuntu amakosa, ukumva ko umuntu ukunda byanze bikunze nta kibi umubonaho, wenda bamushutse cyangwa abakobwa ndi kuvuga muri rusange, ntabwo ndi kuvuga kuri njye uko mbibona ku bantu in general. Ugasanga kubera urukundo akunda umugabo we cyane no kumuprotectinga, yumva ko ibyo bintu byose ari amataka ava hanze atari we, akumva yuko wenda umugabo wanjye bitewe n'igihe twamenyaniye n'imyaka tumaranye yambaniye neza, agakomeza areba ibyiza by'umugabo, akumva ko ibyo bintu rwose ntabwo ari we. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hari abantu nkunda kuvuga, hari abantu banga kwemera ukuri guhari. Hari abantu badakunda hari abantu badakunda verite y'ibintu bihari. Ugasanga niba hari ikintu kiri kukubaho mu buzima ukumva ntabwo ushaka kucyemera, kandi niko kuri. So niba ufite umugabo wawe ari kugucitinga, niko kuri birahari, ariko ukumva kubera ko udashaka kwakira uko kuri, kumva ko uwo mukobwa niwe ngomba guhiga, ntushaka kwakira ko uwo mugabo wawe ari we ari umunyamakosa. Akenshi nicyo ngicyo numva kibitera. So icyo ni kimwe mu bintu bindya mu mutwe rwose, kuko uba uri kwataka umukobwa w'abandi kandi ntabwo uzi uko byagenze pe. Niba umugabo wawe ahora ajya gushurashura, ntabwo ari ikibazo cy'uwo mukobwa, nta nubwo uzi niba yarabyemeye cyangwa niba yarabyanze, aho kugira ngo uze umwandikire umutuka ku bintu utazi. Actually like mariage ujya kuyikora wayikoranye n'umugabo wawe, amave mwakoze mariage yo kuba fidèle n'ibiki ni entre vous mwebwe babiri. So uwishe amasezerano n'umugabo wawe niwe mugomba kugenda mukaregla ikibazo cyanyu, aho kugira ngo ugiye gushakira ikibazo ko hanze aho kugira ngo ugishakire entre vous, musozi icyo kiganiro kwataka abantu for no reason rwose. Nene, urabona twaganiriye ibintu byatwungura ibitekerezo, tumusha ibitekerezo byawe, igira ikintu ubwira abanyarwanda muri aka kanya mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu. Icyo nababwira urebye ni ugushimira gusa. Ndanza ngushimire kuba wanyakiriye kuri Agape. Hanyuma nabo ndabashimira yuko isi ya YouTube mu Rwanda iri kugenda yaguka. Usanga hari abantu bamaze kugera ku ba subscribers 800. So urabona yuko batangiye kumva yuko ntago amakuru n'ibiti byose ugomba kubikura
kuri televiziyo gusa ko entertainment z'abanyarwanda nazo zishimishije abantu basanga kuri YouTube bareba ibintu byo hanze gusa ariko batareba iby'iwabo which is good kandi ndashima n'aba YouTuber bo mu Rwanda kuko atari mwebwe ntabwo twajya tumenya ibintu byabaye muri uru Rwanda amakuru yose rwose ni mwebwe muyatugezaho so ndumva ari ugushimira gusa ubundi dukomeze rwose dukundane tugabanye udushiha buri muntu aba afite ibibazo bye so dealinga n'ibibazo byawe ntuze kwitura kuri mugenzi wawe inama ni nziza ni inama nziza yubaka turabashimira rero iki ni igice cya mbere tugiye gufata akaruhuko gatoya indi video nayo murayibona muri iyi minsi mikeya nyuma y'iyi ngiyi tuyifata akaruhuko turagaruka ku gice cya kabiri Nene ni umuntu ufite ubwenge ni umuntu ufite ibintu atugezaho by'ubwenge ibitekerezo bifatika tukaganira turabashimira rero ko mwadukurikiye abashyashya subscribe ujye no kuri channel ye Nene Rwanda umushake ukore subscribe kugira ngo uzajye ureba ibintu abagezaho bya buri munsi so mwakoze cyane kudukurikira bye